Amen. Shalom shalom. Yesu nashimwe cyane. Umwami Yesu nahabwa icyubahiro. Nshuti z'umusaraba, bakunzi b'umwami, urugendo rujya mu ijuru, turabashuhuje mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ndibwira ko mwaguwe neza, Imana yabanye namwe, kandi buri gitondo turacyari kumwe na Yesu muri ya gahunda yacu ya buri gitondo hamwe na Yesu. Reka mbabwire ngo mbazaniye amakuru meza. Mbazaniye amakuru meza, nje kubabwira ngo hari ijambo ry'ihumure, hari ijambo riguhumuriza, ijambo rikomeye cyane. Reka nkubwire muri iki gitondo ngo nimba waguye umwuma ukeneye enihakore. Mu buzima busanzwe hari ibintu byinshi bishobora gutuma ugwa umwuma, birashoboka rwose mu buryo butandukanye. Hari umwuma w'umubiri, niko n'ijambo ry'Imana baryanditse. Samusoni yashaka gukemura ikibazo yari yagize cy'umwuma. Mu ijambo ry'Imana turi busome wo kugwa umwuma, kugira inyota nyinshi, hanyuma ukageza igihe amazi agushira mu mubiri. Yagushize mu mubiri rero, iyo amazi agushize mu mubiri, igikurikiraho urumagara hanyuma ugapfa. Ni ibisanzwe ibyo ngibyo. Samusoni nawe yagize ikibazo gikomeye cyane, yaramaze kwica abanzi be 1000 abicishije umusaya w'indogobe, hanyuma agira umwuma, amazi amushira mu mubiri, aba desiderate. Hanyuma icyari gikurikiyeho no gupfa. Asenga isengesho rikomeye, aravuga ati Uwiteka Imana, reka twihute cyane dusome mu Bucamanza igice cya 15 umurongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo agwa umwuma cyane, atakambira Uwiteka, aramubwira ati wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica ngo mu maboko y'abatakebwe. 19. Ariko Imana ifukura iriba irahi, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa enihakore. Hari rehi na bugingo n'ubu hahimbwa enihakore. Imana ishimwe cyane. Twavuze ko ushobora kugwa umwuma cyangwa kugira inyota, amazi akagushira mu mubiri, hanyuma ukumagara, ugakurikizaho gupfa. Mu buzima rero hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma umuntu agwa umwuma. Reka turenge umwuma wo mu buryo busanzwe. Imana ikugirire neza muri iki gitondo, nanjye ngirire neza. Imfukurire enihakore, impuze n'iriba rimara inyota. Turaza kureba ninde umara inyota, ninde wakubera enihakore muri iki gitondo, ninde waguha amazi mu gihe wari wabaye desiderate, wari wumye, washizemo mu buzima ku buryo wegereye urupfu. Ninde wagusubiza intege mu bugingo. Bibiliya yaratubwiye ngo umusore amaze kunywa amazi asubizwa intege mu buzima, ariko Imana imufukurira iriba, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Imana niyo yonyine ishobora guhembura umuntu waguye umwuma. Kandi ubuzima bw'umuntu bwagize ikibazo cyo kugwa umwuma, akeneye enihakore. Enihakore bivuga ngo ni iriba ry'uwambaje, kandi ntibyizana, ntabwo iryo riba ryifukura, bikenera kwambaza Uwiteka Imana. Gahaguruka ugasenga Imana, ukinginga Imana, ukabwira ngo hano hari ukuma mu buzima bwanjye, hari ukuma ku rugo rwanjye, hari ukuma muri bizinesi yanjye, ahantu hari ukuma mu murimo w'Imana nkora, ndumye. Wahoze usenga ariko ubu warumye, wabaye desiderate, amazi yagushizemo, usigaje gupfa. Wahoze ukunda ijambo ry'Imana ariko ryarumye muri wowe, amazi yarashize, usigaje gupfa. Wahoze uri umukozi w'Imana ariko woguye umwuma, usigaje gupfa. Urugo rwawe rwari runetse, rurimo amazi, isoko y'amazi y'ubugingo, muri iyi minsi ruguye umwuma, igisigaje nuko rupfa. Ubuzima butandukanye, ushobora kuba ufite ubutunzi bwinshi ariko uguye umwuma, usigaje gupfa, umwuma ukumereye nabi. Ushobora kuba ufite amafaranga menshi ariko ufite umwuma. Muri mbyino waririmbye ngo najyaga njya ku isoko ry'iriba ry'iyi si, nk'ufite inyota nyinshi cyane, ariko najya kunywa amazi agakama, ngo nkayabura nkiheba, ngo ngasuza umutima. Arangije aravuga ngo ariko Yesu niwe musa mbonyemo amahoro nifuzaga. Najyaga nyashaka nkayabura, ariko muri we niho nyabonye.
yajyaga ajya ku iriba ryiza akanywa, cyangwa se ajya kuyanywa akayabura agashira. Yarakeneye enihakore, yarakeneye iriba ry'uwambaje, yarakeneye Yesu. Yesu yabwiye abantu aravuga ngo ni njye soko imara inyota, ni njye mazi y'ubugingo. Yigeze guhura n'umusamariyakazi wari uje kuvoma. Umugore yari ifitiye inyota pe, yari ifitiye inyota nyinshi cyane, yari afite umwuma hafi gupfa, yari afite inyota y'ubusambanyi, yari indaya. Hanyuma rero ajya kuvoma ahura na Yesu. Yesu aramubwira ati wampaye amazi. Umugore aramubwira ati uri umuyuda nkaba umusamariya, naguha amazi yo kunywa gute? Ikindi kibazo yari afite gikomeye, yari umunyamoko biteye ubwoba. Abasamariya n'abayuda ntibajyaga imbizi, kubera ko abayuda banenaga abasamariya. Hanyuma rero n'abasamariya bakabanga, birumvikana kuko bwari ubwoko. Abasamariya yari imiryango 12 ariko yivanze n'abanyamahanga, rero babyara abana b'imvangavange. Abayuda bakaba imiryango 2 bigumiye aho ngaho, bagumana umwimerere. Bakavuga ati rero abasamariya ni ubwoko bubi cyane. Hanyuma rero umunsi umwe Yesu utareba abasamariya n'abayuda, Petero navuze ngo menye neza yuko Imana ishimwe, menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni. Abayubaha bagakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose irabemera. Haleluya. Yesu ureba akarenza amaso amoko n'amadini n'amatorero, akarenza amaso ibyo byose, areba umusamariyakazi amutegera ku iriba, kuko niho yagombaga kumukura. Arangije rero umugore aramubwira ati kuri umuyuda nka umusamariya usaba amazi yo kunywa. Yesu amubwira ikintu gikomeye nashaka kudusorezaho. Aramubwira ngo umpaye ayo mazi naguha amazi y'ubugingo, kandi unyoye amazi muha ntiyongera kugira inyota. Imana ishimwe cyane. Niba udashaka kongera kugwa umwuma mu bintu byinshi bitandukanye, ukeneye enihakore, ukeneye iriba. Imana ishimwe. Ukeneye Yesu mu buzima bwawe, ukeneye Yesu umara inyota agakura umwuma mu buzima. Nimba warakundaga gukizwa, uyu munsi wa none ukumva wasubiye inyuma, bwira Imana iriba ry'uwambaje, jya ku mavi, wongera uhamagare Yesu, umubwire ngo ndapfuye koko, nguye mu maboko y'abatakebwe, nguye mu biganza by'umwanzi. Ni ukuri aramperanye, arambanye, afashe ibintu byanjye runaka, afashe ubuzima bwanjye, afashe amahoro yanjye, afashe umunezero wanjye. Nguye umwuma, sinkibasha kunezerwa. Dawidi wajyaga avuga ngo amagufwa yanjye amenagurikiye muri njyewe. Nibyo, birashoboka ko ushobora kugwa umwuma, amagufwa yawe kumva arimo aramenagurikira muri wowe. Bwira Imana uyibwire ngo Mana, ubu ngwe mu maboko y'abatakebwe, ngo mu maboko y'abanyamahanga. Uyu munsi mfukurira iriba, ongera usuka amazi y'ubugingo muri njyewe. Kristo niwe mazi y'ubugingo, ongera ungarukeho. Yesu natugirire neza cyane, nta mpamvu n'imwe. Imana igufukure enihakore, nuyinywa ureke kuba desiderate, wongera utoye mu buzima, wongera utoye mu miririmbere yawe, wongera ugire. Bibiliya iravuga ngo abateye ku Uwiteka bameze nk'ibiti, ngo bitajya bitinya abiringira Uwiteka Imana. Bameze nk'ibiti biteye hafi y'umugezi, bitajya bitinya umwaka niyo wabacanyemo amapfa, kubera yuko ngo bahora batoshye, bagwa itoto, imbuto zabo zirahahura. Iyo uteye iruhande rw'umugezi, igiti gitewe iruhande rw'umugezi ngo cyera imbuto no mu gihe kitari cyo kwera imbuto, kubera yuko ntikijya gitinya umwaka wacanyemo izuba. Ntabwo dushobora kugwa umwuma. Kristo Yesu ari muri twebwe. Hamagara Yesu, mubwire Yesu naguye umwuma, narasengaga ariko nabaye desiderate, muri iyi minsi narakamutse, nariyirizaga muri iyi minsi narakamutse, nari mfite amahoro muri iyi minsi yarashize, nari umunyamunezero muri iyi minsi byaranze, cyangwa se sinigeze nkugira ndawukeneye, sinigeze ngira amahoro ndayakeneye. Nyubakira urugo, nkorera ibi n'ibi, gendana nanjye, ibintu byose byabaye desiderate. Narumye ku buryo ngiye kugwa mu maboko y'abatakebwe, narakamutse ku buryo ngiye kugwa mu maboko y'abanyamahanga. Abanyamahanga ni Satani n'abadayimoni n'abanzi bacu. Nuko ubwira Yesu akugarurira ubuzima, yongera dudubize isoko y'amazi y'ubugingo mu buzima bwawe. Wongera ugarurirwe ibihe bya kera, wongera wumve ku mavuta, wongera wumve ku mwuka wera, wongera wumve ku mbaraga z'ijambo, wongera wumve unezerewe, wongera wumve ubusabane bwawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nubwo waba warumye rero, ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Enihakorera aho hafi cyane, ariko ni iriba ry'uwambaje, ntabwo ryifukura. Oya,
ntabwo ryifukura, ni data urifukura iyo bamwambaje, iyo bamuhamagaye. Uyu munsi haguruka ubwire Yesu ngo Yesu nkeneye hano, aha harumye hatembesha amazi, hariya harumye hatembesha amazi, hariya harumye hatembesha amazi. Dudubiza amazi hariya, ududubiza amazi hariya, ududubiza amazi mu myumvire yanjye, ududubiza amazi mu migendere yanjye, ududubiza amazi umbe isoko yawe Yesu. Niko umuririmbyi yaririmbye, nuko tuba ikibindi kigeze amazi ku basaraye. Yesu nabaha umugisha. Reka mbabwire ngo ni igihe cyiza cyo kubwira Imana yongere igufukurira akariba, yongere igufukurire enihakore, utuma ukumagara ukagwa mu maboko ukagwa mu maboko y'umwanzi, ukagwa mu maboko y'uguhiga. Numara kumagara Satani azabona uko kwica. Haguruka uburanire iriba ryawe, enihakore rirahari. Uwiteka Imana arifukure, aritudubiza impande zawe, kandi wongere ugubwe neza. Yesu nabaha umugisha, Umwami Yesu abishimire, mugubwe neza uyu munsi. Shalom shalom.